Ya turabasuje cyane bakunzi ba Kiana TV show amahoro Imana itanga nabane namwe. Uyu munsi ku itariki 3 z'ukwa gatandatu i Bugande ni umunsi abakristo benshi, imbaga y'abakristo baterana bibuka abahuwe Imana. Ariko mbere yuko tubyinjiramo, mbere yuko tuvuga amateka, mbere yuko tuvuga ni bande, mbese byagenze bite n'amateka yabo, mu cyegeranyo twakoze nagira ngo mbatangarize ko ingabo za Uganda UPDF zatangaje ko zaburijemo igitero cy'iterabwoba cyateguwe n'abantu babiri bashakaga kwiturikiriza ibisasu mu kivunge cy'abantu bagiye kwizihiza umunsi w'abahowe Imana b'i Bugande. Rero Imana ikinga akaboko ntibyabaho. Reka tubanyuremo gato mu mateka y'abantu bahowe Imana b'i Bugande, harimo Dionisio, Andrea na Posiyane. Aba batagatifu bose Kiliziya ibizihiza kwa 26 Gicurasi. Iyi nkuru yubakiye ku byakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu, umusaseredoti bwite wa Diocese ya Byumba. Mutagatifu Dionisio Sebugwawo kwa 25 Gicurasi 1886 ku gicamunsi nibwo umwami yahamagaye Mwafu aramubura. Mwafu yari umwana w'umutware w'intebe, akaba mu kigero cy'imyaka 14. Dionisio we yari amaze kugira imyaka 17, yari amaze igihe gito abatijwe. Yakundaga Imana, agakunda no kwigisha bagenzi be iby'Imana. Mwafu ngwaze umwami ati wari wagiye he? Undi ati nigaga Gatigisimu. Ni Sebugwawo watwigishaga. Umwami abyumvise ahita bisha, bishatse kuvuga ahita arakara. Niko guhamagara Sebugwawo. Umwami ati mwari mu biki na Mwafu? Undi ati nahoze mwigisha Gatigisimu. Nuko umwami ashikuza icumu aritera Sebugwawo ku ijosi yitura hasi. Andrea Kagwa yavukaga mu Banyoro. Aba Banyoro b'Abaganda bakaba bari bafitanye urwango karande. Akiri muto yari yarafashwe bugwate n'Abaganda bateraga udutero shuma mu nkengero z'ubwami bwa Bunyoro ahitwa Bugangazi. Yari umuhungu uteye neza kandi warezwe neza. Ubwo rero yajyanywe ibwami kumurikwa mu minyago bamurikiraga umwami. Yahise ashyirwa mu ntore z'ibwami abikesha ko yarangwaga n'ubwitonzi, ndetse ibyo kandi bigatuma akundwa na bose. Igihe Stanley ageze mu Bugande yahazanye ingoma nziza. Umwami Mutesa wa mbere arazikunda, aguraho 12, maze yohereza Kagwa kwa Tori kwiga kuzivuza. Uyu Tori akaba umuyisilamu wavukiye mu gihugu cya Madagascar. Izi ngoma akaba yari yaragiye mu Bufaransa kwimenyereza kuzivuza. Kagwa ageze kwa Tori ahinduka umuyisilamu, ariko uyu Tori yakoraga umurimo w'ububaji mu bamisiyoneri b'Abagatolika. Uyu Tori rero yaba ari we wajyanye Kagwa kumwereka abamisiyoneri. Icy'ukuri kizwi nuko Kagwa yiyandikishije mu bigishwa ba Gatolika muri Kamena 1880. Kagwa wari uri mu kigero cy'imyaka 25 yahise agirwa ukuriye abavuzi b'ingoma z'umwami, kandi akayobora abanyamuziki bose b'ibwami, harimo abavuza impanda za kizungu ndetse na za ngoma za kizungu. Ndetse kubera ubwo butoni bwose yagabiwe ubutaka ahitwa Natete hafi y'umurwa mukuru w'ibwami. Aho niho yubatse inzu, maze amaze gushyingiranwa na Clara Batude bajya kuyibanamo. Yabatijwe ku itariki 30 Mata 1882, hashize imyaka 2. Mu murwa ibwami hateye icyorezo cy'indwara yafataga mu nda. Kagwa we yitaga ku bigishwa bari barwariye iwe barembye, kubera ko abamisiyoneri b'Abagatolika bari barahunze igihugu cya Buganda muri icyo gihe. Kagwa yigishije abigishwa bari barwariye iwe
arababatiza, abapfuye arabashyingura, kandi n'abandi bakristo bakurikije urugero rwe. Umwami Mutesa wa mbere yapfuye mu Kwakira 1884, asimburwa na Mwanga wari usanzwe ari inshuti y'intore nyinshi z'ibwami. Igihe yari akiri muto, Kagwa niwe wari umutoni ukomeye w'umwami Mwanga. Mu bantu benshi bemeye ivanjiri bigishijwe na Kagwa, abenshi muri bo babaye abamaratiri. Umwe mu bigishwa na Kagwa ni Yakobo Buzabaryawo, wari mu itsinda ry'abanyamuziki. Uyu niwe wabaye hafi Kagwa igihe Mwaga yadukanye gutoteza abakristo ku itariki 25 Gicurasi 1886. Icyo gihe Karoli Rwanga na bagenzi be nibwo baciriwe urubanza rwo kwicwa. Icyo gihe Padiri Simeoni Ruderi yari yagerageje ibishoboka byose ngo akize abakristo, ariko umwami aranga. Umunsi ukurikiyeho nibwo Mukasa wari minisitiri w'intebe w'umwami amenyesha umwami ko Kagwa we atishwe. Nuko umwami amusubiza ko atakwica Kagwa ushinzwe kuvuza ingoma ibwami. Mwanga yabyemeye bimugoye. Igihe intumwa za Mukasa zije kubwira Kagwa iby'uko agomba kwitegura gupfa, zasanze yiteguye, kuko mu gitondo cy'uwo munsi yari yagiye mu misa kuri misiyoni, maze ahabwa umubiri wa Kristo, maze asubira ku mirimo ye uko bisanzwe mu nyonyo. Intumwa z'umwami zimugezeho zaramubwiye ziti, duha abakristo bihishe iwawe. Nuko arabasubiza ati, hari umwe gusa, ni njyewe ubwanjye. Izo ntumwa zaramufashe zimugejeje kwa Mukasa, aramutonganya cyane, anamushinja ndetse kuba yarigishije abana ba Mukasa inyigisho z'ubukristo gatigisimu. Nuko Mukasa wari minisitiri w'intebe w'umwami ategeka ko bavana Kagwa mu maso ye kandi bakamwica, ababwira ko bazamuzanira akaboko ke nk'ikimenyetso cy'uko bamwishe, kandi ko atararya atabonye uko kuboko. Abishi babanje gutinya, basa naho bategereje ko umwami yatanga imbabazi. Kagwa ubwe arabatinyura ngo bamwice. Nuko bashyira Mukasa ukuboko kwa Kagwa kuri kuva amaraso. Ababonye Kagwa yicwa bavuga ko yari yambaye umwenda ukoze mu ruhu rw'ibiti imbere y'umwitero wera, afite na Bibiliya mu ntoki. Icyo yasabye abishi be ni ukutamwambika ubusa, nabo barabimwemerera. Nuko bamujugunya hasi, bafata icyuma bakata ukuboko. Ntiyatatse keretse gutakira Imana agira ati, Mana yanjye. Nyuma yaho bamuca umutwe n'umubiri we bawukatamo ibindi bice. Abakristo bamushyinguye mu cyubahiro aho yiciwe. Aho ni hafi ya seminari nkuru ya Gaba i Kampala. Iyo mva yamaze igihe kirekire itwikirijwe na beto hamwe n'umusaraba. Nyuma yaho hejuru yayo hubatswe kiliziya izajya isengerwamo n'abakristo baje mu ngendo ntagatifu. Papa Paulo niwe wamwanditse mu gitabo, niwe wamwanditse mu batagatifu mu 1964. Reka tube dusoreje ahangaha, mukomeze mudukurikire, tuzakomeza tubagezeho amateka y'abatagatifu, urupfu bapfuye, kandi ni ukuri Imana ibaho umugisha kuba mwabanye natwe.